Tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo ku munsi w'Imana, ni ku cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni updates, ni bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeje kuba bibi cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Aha ni muri Haut Plateau, aho urugamba rukomeje guhinanira. Ni nyuma yuko hakozwe deployment mu masaha y'umugoroba, ndabona ko gahunda izindutse n'ubundi ariyo kurwana. Ni komba ni mu gihe Uvira naho ibintu bikomeje kuba bibi, ubwicanyi bukomeje kwiyongera. Ni mutwemerere tubuze tubajyane no muri Nord Kivu, mumenye uko situation imeze. Masisi bihagaze biti. Turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi, tumenye ibikomeje kugenda biba ndetse bidasubirwaho. General Neva ashobora guhura n'akaga gakomeye nyuma y'ibitero akomeje kugaba muri kiriya gice cya zone ya Minembwe, aho batangiye kumwamaganira kure ndetse batangiye guhaguruka kuba bakomeza kuvuga ibikorwa bibakomeje gukorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse bidashidikanywaho bakaba batangiye kumushinza ko ashaka kuba ashaka gukurura jenoside. Nubwo bitari byemezwa, jenoside ni ikintu cya gikomeye, ariko ubwicanyi ari gukora burenda gusa nta jenoside. Mutwemerere rero mu minota mikeya tubajyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mumenye uko bihagaze, mumenye amakuru aramutse uko ameze. Nje muri kumva n'ubundi ugiye kugaruka, tugiye kubana ndi Damien Umugisha, ntabwo ndigendere kumwe na bwana Inshuti John. Inshuti John, waramutse neza? Igitondo cyiza kuri twese. Twifuriza n'abakunzi bacu abagiye gusenga uyu munsi, tubifuriza icyumweru cyiza ndetse n'amateraniro meza. Niba bisanzwe n'ubundi, kandi mu buzima tunavuga ngo mbere y'uko ujya gufata isengesho cyangwa mbere y'uko ujya mu icaci cyangwa mu kiliziya, tubabwira kuzirikana abakomeje guhura n'ibibazo bari muri biriya bice birimo intambara. Buriya gusenga ntabwo ari ngombwa ngo usengere ibibazo byawe, ni ngombwa yuko usengera n'abandi, kuko nabyo bigira umumaro. Ni nawo mugisha mu muzima, kuko iyo uhangayikishijwe n'ibibazo bitari ibyawe, buriya ni nabwo Imana ivubura imigisha. Ariko tutibagiwe no kuba mwasengera abarwayi. Turabizi ko uburwayi buba butoroshye kandi abarwayi baba bahari, kandi natwe tugira kubihanganisha. Imana niyo nkuru, kandi ejo uba uri mu mubabaro bugacya ukabona ibyishimo. Reka rero dutangire bwana inshuti, dutangirire hehe? Reka n'ubundi twerekeze muri aka gace ka Minembwe, ariko kasa naho kihariye kuba kabamo intambara buri munsi. Niho mirongo y'imbere, ni nkaho ariho nta handi henshi dukunze kwibanda, kuko niho bibera buri gihe. Urabona ko isasu ryanze kuhava, ni agahoraho, haba mu gitondo na nimugoroba. N'ubundi imirwano muri iki gitondo nk'uko n'ejo byari bimeze iravuga muri aka gace n'ubundi kegereye uyu musozi wa Baruta. Iravuga ko ariho imirwano isa naho iri, ariko noneho ari ibitero bisa n'ibigabwa kuri akote ya FARDC n'abarundi, ndetse na FARDC na Wazalendo. Urabona ko bitagifite imbaraga nk'ubusanzwe, habayemo ikintu kimeze nk'urwikango. Ubona ko uko iminsi itambutse ibitero byabo byari bimeze aho bavaniwe muri turiya duce, urabona ko byanze bikunze harimo kugaragaza intege nkeya mu buryo ki ushobora gusanga babaye nk'abantu baherezwa muri kiriya gice cyo hasi n'ubundi baturutsemo mu bihe byatambutse. Ubona ko imbaraga bari bafite zo gushaka kwigarurira kariya gace ka Minembwe kashobora kuba byavuye mu mibare y'ibyo bari bateganya muri iyi minsi itambutse. Yes, nibyo bikomeje kugaragaza ko AFC ifite imbaraga zidasubirwaho. Magingaya bakaba bambuwe intwaro. Biravuga ko bambuye nyuma y'uko ku munsi w'ejo bari babambuye Katyusha ndetse n'imbunda bita BM12. Biravuga ko babambuye n'imbunda zisanzwe za snipers. Bivugwa ko n'ubundi ibi byabereye hano hafi na za Pwezeho, ku mirwano ikomeye n'ubundi yari yabahujije mu masaha y'ijoro. Nibikomeje kugaragara ko leta y'Kinshasa itahagarika imirwano, kandi nyamara twiteze agahenge. Ni mu gihe n'ubundi ibi byose atari kubyumvikana, bitewe n'uko leta y'Kinshasa ishyigikiye agahenge ko muri Angola,
mu gihe banze agahenge ko muri Iduha. Ubona yuko n'ubundi mu minsi batanze n'ubundi buriya nahita mbamenera ibanga, Tshisekedi yaganiriye na guverinoma n'ubundi yahariye amurangura na perezida usa nkaho amushyigikiye ati reka dutange iminsi ngahe wenda intego wari ufite, kuko mu ntego zikomeye leta y'Kinshasa yari ifite kuba yagenzura Uvira yose ndetse n'iya Plaine de Ruzizi. Ubwo urumva ni ukuva Kamanyora ukamanuka hose za Sange za Kiriba hariya hose ukaba uhafite, uri kumva, ukamanuka mu Buvira ukagenda ugakubitamo akise yose ya Tanganyika Baraka, yarangiza akaba ari gukontorora na Minembwe yose. Rero bari batanze iminsi kugira ngo mumenye uko situation imeze, bakunzi bacu tubamenera ibanga, bari batanze iminsi ari nayo mpamvu batahise batanga ngo agahenge gahite kagaragara. Abantu bari gupfa, ibiganiro bimeze nabi nibwo izi ndege, kuko Tshisekedi yagiye ku itariki 29 uko ndi kubyumva nibwo igitero cya mbere cya drone 29 z'ukwezi kwa kangahe kwa mbere, nibwo igitero cya mbere cya drone zahise ziza. Uzi ko hahise hakora drone 6 ku munsi wo kuri 30 nibukeye bwaho, urumva nibwo inama yatangiye, nibwo drone zahise zongera ziza 5 no ku munsi wa 31 haziba 12 ku munsi ku itariki ya mbere ziba 8. Iyo minsi yose nibwo yari ati ubwo ngiye muri ibi ngibi reka se nkurindagiza ariko ho gakeya nkora akantu nigarurira duce nyemerera umino minsi nikoresha. Ari nayo mpamvu batanze itariki ya 18. Ibaze urugamba ruri kwica abantu noneho biri kugaragarira amaso y'abantu, imiryango mpuzamahanga nta kintu yavuze, nta kintu yakoze, abasirikare bari kwiyongera, deployment ziri gukorwa, ibintu biri kuba ibindi, barangiza ako gahenge bakagaha intera y'iminsi igerayo kuva ku itariki 29. Mumbabarire mukurikirane mumenye ko aka gahenge n'ubundi impamvu Colonel Nanga yavuze ati ibyo ngibyo uri gutangaza ngo bagiye gutanga agahenge n'ubundi koko nagarukiye Colonel Nanga kashobora kuba ari akuburari nyine kugira ngo base nkaho babarindagiza, base nkaho batuza. Urabona kuva ku itariki 29 kugeza kugira ngo bashyiremo interivale kugeza ku minsi 18, urumva iminsi irimo yose, urumva harimo iminsi igera mu minsi 10 hafi 20. Urumva iminsi 20 n'ubundi bari bavuze ati wenda mu minsi 20 intego dufite niyo kuba dukuyemo uduce twose, ati wenda turadukuyemo aka gace n'ubundi ka Minembwe kuko niko kibanze Uvira tuyikontorora. Urumva rero ko bitari bukunde, bitari bugushoboke n'ubundi impamvu ya Tshisekedi yariyo. Reka rero tunyarukireho gace dukomoze no ku gihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu bahagarariye abanyamurenge bamaganye bikomeye ibi bishaka kuza kujyana General Neva mu nkiko bitewe n'ibikorwa yakoreye hariya mu Minembwe. Turacyacukumbura amakuru yizewe muri buze kwabona kuko dufite call turi buhamagare kugira ngo baduhe uko byifashe nuko ikibazo kimeze. Ni mutwemere rero nkuko twabasezeranije, ntago tadushaka kurambirana kuko update zo nagahoraho. Reka twifurize igitondo cyiza bwana Bishuti. Yego, cyumweru cyiza.